bose bikora ku bantu bavana icyango, bikora ku bantu bavana igitarama, bikora ku makorari, bikora ku bayobozi, nuko abapolisi, ab'umurenge, ab'utugari, hambereye Yesu amashimwe mukabyara. Ndababwira nti ibi byose Yesu yishyuye kwinjira n'ubuntu. Yegageza umuntu mubwira ngo kwinjira hano n'ubuntu. Hano n'ubuntu Yesu yarishyuye. Bari abayobozi bacu b'utugari mwongere mubahobere maze muze dufatanye ibintu biri aha ngaha, ariko ko mutari kubaramutsa. Baradukebera, ariko twari twagiye gusenga Imana. Yesu aratubwira ngo nziha, ariko ko mutayikomera amashyi, aravuga ngo nziha. Haleluya. None rero na hano izinyuba kira yongera amashyi muyivugiriza impundu, nta kintu byaba bitwaye. Umunsi rero tugezeho kugira ngo tujye gusiza, hano nyine murabizi ko mukaze muzana ibimashini, ariko Imana ishyira amamashini mu maboko y'abantu. Nukuri kose n'abanywa n'inzoga baza gusiza, banywa n'inzoga ikora ku bantu, ibiti barabirimbagura, barubaka inzu twayubatse ari nko kwigirisha. Urusengero runini rwiza rufite 35x15 runini, Kizungu arabizi. Ndibuka ko umwami wacu yavuze ngo uru rusengero, iki kibuga muhawe na leta y'ubumwe, hazajyamo indi mishinga. Ubu harimo ishuri segonderi, pirimeri, harimo n'umushinga ukomeye wa kompasiyo. Ubu turimo dutegura n'undi mushinga wo kubaka. Urumva Imana itaravuze? Ndashaka rero mbatangarize yuko Imana yacu igivuga n'ubu yavuze. Si urusengero gusa mugere vuba tuvaneho uru rusengero, ubundi dushyireho n'ibindi, iyi sambu tuyibyaza umusaruro. Hanyuma rero iki gitaramo nk'uko twakomeje kukivuga, tugiye kwakira Rangurura, indirimbo 2, mube mugezeyo muririmbe. Gutanga amanota, abagabo batazi gukoma amashyi yarabatandukanije n'inyamaswa, ibatandukanya n'inka. Ibyo bintu rwose turaza kubigaya. Hanyuma rero abadamu mushyiremo impundu muri twa tujwi twanyu tumeze nk'ivatiri, maze duhinde imbere y'Imana mu ijuru. Inama y'igitaraganyibe bavuga ngo kabaye. Haleluya. Nuko Imana ishimwe. Maganye turakwamaganye, dusabye ububyutse rero. Karibu ne gutwara umwanya wanyu, asigaye iminota 4 mukaba murangije izo ndirimbo kare 2. Ategeke mubwire Yesu, ategeke
atandukanye mu ndimi zinyuranye mu maboko yo muri iyi si mu madini menshi atandukanye mu ndimi zinyuranye
Abaririmbyi nanjye ndi umuntu mbahaye amanota 89%. Iyo mbahaye bose murayegukanye, muririmbye neza. Icya kabiri, mugize vuba kugira ngo ibintu biri hano byose bize gukuirwamo. 89% nimuyikorere muyajyane, muzajye no mu ijuru mwese. Kwakira ishimwe indirimbo ebyiri, nabo tuzi kubaha amanota akwiranye n'umuhamagaro w'igisoryo Imana yabahamagaye. Aba baririmbyi bafite imihamagaro y'igisoryo ikarishye iryoshye, nimuhamye gukomera kw'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Turabakiriye ishimwe, mujye mugenda ariko munihuta, muri abasore nk'abantu bahamagawe n'umwami wacu. Ntabwo mwabaswe n'inzoga n'itabi n'urumogi, mwabonye agakiza kubw'ubuntu. Mujye muguruka mugende muhamye gukomera kw'Imana. Yabahamagaye ngaho nibashoboze kuyiririmbira. Amen. Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Awa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Awa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Awa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele
baje ngo kuramya karamirwa eshimirwa karamirwa mami we zigirize n'Imana impundu niba mubishobora izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Haleluya. Abantu bumva bari maso aribo bikiriza. Haleluya. Ndashimira Imana ko ngize umugisha kongera kuboneka hano ku Ruyenzi by'umwihariko muri iki giterane cyateguwe na korali ishimwe ku mufatanye n'itorero rya Ruyenzi muri rusange. Natwe rero badutekerejeho nk'umwe mu bazagabura ibyanditswe byera. Turabishimira Imana kandi tukabishimira n'abayobozi bo kuri iri torero. Amen. Mu biri kubera ahangaha rero ndizera ko mwabibonye igihe nico kiba gito naho ibiri hano utahavuye vuba sinzi uko byagenda. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo Yesu ntagasuzugurwe duhari. Yesu ntakagire gute? Ntakagire gute? Nyeganyeza umuntu mwicaranye uti nje nawe Yesu ntagasuzugurwe duhari. Ni ijambo rusange mwihangane turikoreshe twese. Mubwira uti nje nawe Yesu ntagasuzugurwe duhari. Ndaje mbasomera impamvu muri Bibiliya Yesu atasuzugurwa duhari. Yanditswe muri Ezira 4:14. Ezira 4:14 ndasoma y'uwo murongo be murayisoma muri mugeze mu rugo. Ezira 4:14 haranditswe ngo none rero kuko dutunzwe n'ibwami ntitube twabona umwami asuzugurwa. Amen. Iyo mpamvu murayumvise. Kimwe mu bintu byatuma umwami adasuzugurwa tureba nuko adutunze. Nuko agize gute? Abantu bavuye kwa padiri vuba cyangwa bakiriyo hari akaririmba twaririmbaga kavuga ngo ni wowe udutunze Nyagasani. Komeza duhaze urukundo. Imigisha yawe turagire duhorane umwete. Abana bavuye vuba. Ndagira ngo twongere dusome Bibiliya mwihangane ndashaka kubisomera rimwe nkabihuza n'igihe kitarambiranye dufite ubundi tugakorera Imana kandi ibi ngibi bikora babizi. Abantu batabizi bazashaka kubikora byararangiye ariko turashimira Imana ko twebwe Imana dusaba kubikora bitararangira. Turasoma mu gitabo cya Samweli cya mbere igice cya 17 ku murongo wa 45. Ku murongo wa 45 ndongera nsome mu ngoma naho ndasome 20 ndasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Sinshobora gusoza ndavuze kuri Yesu ndi imbere y'abantu bangana bake. Samweli gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 ku murongo wa 45 haranditswe ngo Dawidi abwira Umufilisiti ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana y'ingabo za Isirayeli. Wagize gute? Abari gusoma wagize gute? Murakoze cyane. Some mu ngoma igitabo cya mbere cy'ingoma 17 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri dutaruke dusoreze ku wa 11. Haranditswe ngo nuko Dawidi aganje mu nzu ye abwira umuhanuzi Natani ati dore nje mba mu nzu y'imyerezi ariko isanduku y'isezerano y'Uwiteka ikaba mu ihema. Natani asubiza Dawidi ati kora uko umutima wawe ushaka kose kuko Imana iri kumwe nawe. Amen. 11. Kandi iminsi yawe yo usanga basogokuruza nigera nzahera ko mpagarike urubyaro rwawe rukuzungure umwe wo mu bahungu bawe nkomeza ubwami bwe. Amen. Soreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe
na Luka igice cya 7 ku murongo wa 40 haranditswe ngo Yesu aramusubiza ati Simoni mfite icyo nkubwira. Ati mwigisha mbwira. Ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereyemo imyenda. Umwe yarimo umwenda w'idenariyo 500, undi arimo 50. Ariko kuko bari babuze ubwishu azibaharira bombi. Mbese muri abo bombi uwarushije undi kumukunda ninde? Simoni aramusubiza ati ngira ngo nuwo yahariye inyinshi. Nawe aramubwira ati uvuze neza, dukomere Imana amashyi. Nawe aramubwira ati uvuze neza. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Iyitere muraza kwihangana. Hano duhagaze twumvaga niduhagara abantu bose turaba turi kubareba, ariko nta kundi dushobora kuba tutabareba ariko Imana ibareba. Icya kabiri dushobora kuba twe tutabareba ariko mwe muri kutureba. Nta kibazo, abateguye iki giterane twabasabiye umugisha, bashatse sonorisation ku bugijwi riraza kugera kuri buri wese. Iyi mikrofone bayiregere neza ku buryo buri wese ari bwumve iri jwi ry'umuvugabutumwa. Ndashimira Imana rero kuri iyi saha tugezeho. Mwabonye ko abaririmbyi bari kuririmba bakabaha amanota. Ubu nanjye mfite abantu bashaka kumva amanota. Kangere vava ngaha amanota ndayabura, ariko kandi amanota nyakesha wampamagaye, ariko kandi akorera mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Iyo maze kuvuga teme biba bivuze ngo iminota yose twayikoresha kandi bikagenda neza. Uyu mwanya hari abantu bakeka ko turi butinde hano, ariko oya, icyo nzi cyo nta jambo ry'Imana riba rito iyo riguye mu butaka bwiza. Nta n'umwanya uba muto iyo uvuze mu Imana neza. Ibyo bintu byose rero ntabwo umubyizi w'Imana uva mu masaha menshi, ariko umubyizi w'Imana uva mu bushake bw'umuntu uryumvise. Haleluya. Turavuze ngo Yesu ntagasuzugurwe duhari. Abacana amarenga nabaherukanye, hari abantu benshi twakunze kuganira kabibabwira, abwira ngo niba hari ikintu mbereyeho guhesha agaciro uwambeshejeho. Mbereyeho guhesha agaciro wagize gute? Uwambeshejeho. Bibiliya iyo ivuga uyu mugabo witwe Zirasi ndi bumutindeho cyane, ubwo nashaka kugira ngo maramatsiko abantu bumvishe iyo ntego cyangwa se iyo teme iri muri Bibiliya. Ntabwo twahagarara hano imbere y'abantu bangana bacya ngo tuvuge ibintu bidafitanye isano na Bibiliya, cyangwa se twage dupfundikanya dutoragura mu muhanda. Ntabwo ari byo. Tugomba kuvuga ibintu bifitanye isano n'ibyanditswe byera. Icya kabiri, Ezira uyu nguyu ni umwe mu bayuda banyazwe i Yerusalemu, bajanwe i Babuloni, ariko bagenda baramenye Imana. Muri ya message pasiteri yatubwiye mu gitondo, Imana yavuze ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Imana yagendaga icira abantu ku mayange kugira ngo nikora ibyirakora, abahaye agaciro ibyivuze bazabeho neza. Bazabeho. Imana yari imaze gufata umugambi wo kujana abayuda i Babuloni, ariko ngo imanza gucisha abahanuzi mu bantu bababwira ibyo igiye gukora. Ezira rero ari mu bantu bafashe umwanzuro wo guha Imana agaciro, nubwo Imana yari igiye kujana abantu i Babuloni. Abantu bamenye Imana, abahanuzi begereye Imana baravuga ngo none se Mana ufashe umwanzuro wo kubajana i Babuloni bose? Uwiteka ati bose barajayo. None se ko harimo abasenga n'abadasenga? Bose barajayo. None se ko harimo abasinda hakabamo n'abasenga? Bose barajayo. None se ubwo abasenga abakubaha bazaba bazize? Imana yavuga ngo mfite uko nzabigenza. Nubwo bose barajayo, mutangaze ko abakiranutsi niyo bazaba bariyo bazagubwa neza. Ndagira ngo mbabwire ko ubuzima bwose twabamo
abantu bakiranukiye Imana tuba dufite ngunganire. Ubuzima bwose umukiranutsi umukristo abayemo haba harimo ngunganire 50% y'ijuru. Abantu bajya kwikofi y'Imana bagire guki. Niyo mpamvu mubona dutinyuka tukavuga ngo twebwe ntaho ibyacu bihuriye n'ibiciro, nta tuzajya ibiciro tuzajya ibicyo. Niyo mpamvu mubona twebwe ntaho bihuriye, nta turirana n'abarira. Hari agakorasi twateraga mu cyumba kavuga ngo mu mubare w'abagowe sindimo. Mu mubare w'abagowe ntabwo iryo jambo wapfa kurivuga udafite Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Imana iravuga ngo nubwo bose barajayo, ntabwo bose bakoze ibyaha, ariko nabyanzuye bose baragenda, ariko nibagera i Babuloni abantu banje nziyaranje babeho neza. Ndagira ngo mbabwire ubuzima bwose isi yabamo abakristo baba bafite ngunganire y'ijuru. Iyo sindi buri subiremo. Urugero nabaha, nubwo bose bageze i Babuloni, ariko Imana yahise ica akanzu. Nebukadinezari ahita abwira uwitwa Ariyoki, aramubwira ngo nutoranya abasore baraja ku ishuri, uje no mu mashitingi y'abayuda, ugereyo nabo mu baheburusi, muba nabo mu iki burusi. Icyambere bari gukora raporo y'abari buje kwiga, bahise bandika Sedraka na Meshaki na Abedenego, bandika na Danieli, itsinda ry'abanyamasengesho. Bamaze kwiga basoje amashuri, ngo muri iyo minsi umwami arota inzozi zibura uwazirotora. Aravuga ati mutumire abanyabwenge. Abantu bose bije ku ikofi ya leta, ntabwo ndapfa kandi narigishije abahungu, baze bansobanurira inzozi. Ngo habura n'umwe uzisobanura. Ngo bagiye kubica baravuga bati ariko ntari twe twize twenyine, n'iyi hepfo mu nkambi y'abayuda harimo abo twiganye. Bati nabo muje kubasana. Ngo baje kuzana ba Sedraka na Meshaki na Abedenego na Danieli. Barabwira bati tugende natwe tuje gupfa mu bandi. Danieli ati sindapfana n'abasinzi. Ntabwo nshobora kuba narasenze ngo mfane n'uwasinze. Hari impfu tutazapfa mushumba. Kandi ndagira ngo mbatangaze ko twe tutazapfa tuzataha. Ntabwo mwabyumva, murabyumva nijoro. Ndagira ngo mbabwire, barabazanye baravuga ngo mugiye gupfa. Abahungu bati no, ntabwo twe dupfa gupfa tutabizi. Mbere yuko Imana iduhamagara ibanza kubitumenyesha. Baragenda bakihagera, Danieli arabaza ati hajya tugiye kuzirika. Umugiye kuzira ko umwami yaruse inzozi yakabura umuntu uzirotora. Nica gusa. Twebwe turagira ngo tubabwire, turi itsinda risanzwe risenga, muduhe umunsi umwe gusa tusenge tuze tubabwire icyo kizaba. Ngo baragenda barasenga, ngo bagisenga niko Bibiliya ivuga bakiri muri ayo masengesho, ngo Imana imanura ifoto y'inzozi zose umwami yarose. Danieli ngo irazimwereka, imwereka igiti, imwereka nuko cyatemwe, imwereka n'ukuntu, imwereka igishushanyo, byose irabivuga, umutwe, igihimba, amaguru, imwereka ukuntu umwami yarose inzozi. Ngo akabona igishushanyo kigandaye cyane, ngo umutwe ari zahabu, igihimba ari ifeza, amaguru ari ibumba, ngo ibona ibuye rinini cyane rikiguyeho kirajanjagurika, umwami ahagarika umutima. Ngo Imana itiha Danieli inzozi igisobanuro, imwereka ukuntu ari ubwami buzakurikirana kandi bwose bukazajanjagurwa n'iryo buye. Danieli yari afite amakuru y'ibuye rero. Amakuru y'iki? Petero aravuze ngo Yesu niwe ahita yishurirwa ko ubwami bwa Kristo aribwo buzakuraho ubwami bwose. Aramurotorera, arangije umwami aravuga ngo nubwo bimeze bityo, ntitaye ko nzapfa, ndapfa nkuzamuye mu ntera. Uhereye none ubwenge bwawe bushimwe, ituzamuka mu ntera ube minisitiri w'intebe. Ba minisitiri w'intebe, minisitiri w'intebe w'impunzi abaho, afite ubwenegihugu. Danieli amaze kuzamuka ngo umwami aramufelicitati, felicitasiyo, nta wundi muntu muhwanye muri iki gihugu, uri umunyabwenge ukomeye. Danieli ati ntabwo ari njye njyenyine, turi timu. Si njye njyenyine, turi iki? Turi bane. Umwami aravuga ati abandi rero ntabwo minisitiri w'intebe ari imyanya ine,
ahubwo wowe urazamutse nawe abandi bose genda ubashiraho ufite iteka ryo gukuraho no gushiraho nawe. Daniel ngo ahita ahamagara Seduraka na Meshake na Bedenego aravuga tuhere none mubaye ba gavana, mufite amafaranga yo kwakira abashitsi, mufite amafaranga yo kuya telefone, mufite amafaranga, mufite imishara, mufite amamodoka. Mu nama ya mbere bagihura barabazanye bati hari abandi bantu twaba twarasenganye mukeka babayeho na je ni mutanyumva ndabyihorera kandi aho bari kundeba neza niho nderekera. Haleluya rata. Muhumure ntabwo ndehema imisuma ufotora nawe ntiyica. Bibiliya nayisomye ubwa mbere bagihura barabazanye bati nta bandi bantu twaba twarasenganye babayeho nabi. Mfabasa turakabata ariko muribuka ko muri cyangwa iterane cya paruwasi twari turi kumwe n'uwitwa Ezira, uwitwa nde nawe muri kijo abana be nuko nabonye yambaye asa n'udafite akazi. Twareba ahantu hakenewe umukozi. Daniel ati mukankirike ndebe ninjye ufite ubwo bubasha. Arakirika asanga ibwami hakenewe umuseriveri. Aravuga ati muhite mwohereza Nehemiya hehe ibwami abo muhereza. Nehemiya bamwohereza ibwami. Aravuga ati ariko murebe niba hari nandi murabona umwanya. Morodekayi nawe abayeho nabi kandi afite abana rera. Barakirika ku myanya ikenewe basanga ibwami hakenewe uwo ku marembo. Bohereza yonde Morodekayi. Arongera baravuga bati nyabuna mushake n'ahandi. Baba bararebye basanga hari n'ahandi hakeneye umwanditsi paritikiriye. Babohereza yonde Ezira. Ubagezeho bati rero ahantu tugenda tubaha imyanya namwe muje mureba abandi n'abaparanto muje murareba mu makorari na. Niba hari ikintu gituma abantu batera imbere vuba nugukomera ukumva wakomeza mugenzi wawe. Ikintu kivuze sindagisubira. Nagira ngo babwire twihuse reka onere kwatida bageze muri iyo myanya babaho neza. Tenga abantu bagiye yari abanyabyaha babwiye ubuzima babayemo ubwoba bwabica. Mu gihe ba Daniel baribwa, mu gihe Daniel we ari muri ofisi, Seduraka akaba mu ntara na Meshake na Bedenego, Ezira ari guhereza ibwami, Morodekayi ari ku marembo. Hari abantu bumva Morodekayi yarabaga ku marembo bakagira ngo yaraciriritse, ariko ndagutangariza ko niba hari umuntu utasuzugurwa ni umuntu uyu munsi uhagaze ku marembo y'urugwiro hari ikigali. Kutanya muri barari ku marembo ukagira ngo ni nk'ibyawe. Ntabwo ari nk'irembo ryawe, ni irembo rya hehe. Haye turebe ko twagira icyo dukora tukubaka inzu y'Imana. Ngo batora Ezira nk'umwanditsi. Ezira nk'iki? Baramubwira ngo wowe abahembwe abacuruzi wungutse aje ariyandikisha ku cyatanze. Ezira ngo akajya bandika. Uwa mbere akaza ati turi mu matariki meza nshiraho 1,100 nate nshiraho 50. Ngo haba habonetse umuntu abarungurutse ku gapapuro abaza Ezira turi kwandika ibiki. Ati nibikuru kwandika. Aravuga ati byose birakureba. Ati murashaka gutuma amakoro y'umwami w'iki gihugu atuba. Aramubwira ati ceceka. Niba iki gihugu gifite umwami turamwubaha niwe dukorera kuko Imana yadutegetse gusabira iki gihugu namwe n'umwami wacu. Ariko kandi dufite umwami wacu wundi. Aravuga ngo kandi kuko dutunzwe n'ibwami ntabwo twabona umwami wacu agira gute. Ezira niko yavuze iri jambo. Asubiza uwo muntu ngo yiha kujya kuvuga asa n'umurega ngo ko hakozwe habonetse abantu bagambiriye kubaka inzu y'Imana ngo agerayo Imana yararemye umukandida uzayifasha kuyubakira. Ngo asanga uwitwa Kuro yafashe ingoma. Kuro yafashe iki? Kuro ngo yafashe ingoma ngo abona ukuntu ayibonye mu buryo buri surprise, abona ukuntu ayibonye nta ntambara ibaye. Kuro aravuga ati koko mbaye umwami pe, mbaye umwami. Abandi bati witangara Imana yarabivuze kera. Kuro ati Imana ivuga niye ati yabarokora. Ndabimenya gute siko yarabivuze bati shaka umuntu witwa Daniel ni ubitsa amakuru y'Imana
ibintu Imana yavuze kera ugenda kubwire Imana yakuvuze utaravuka. Kuro ngo ahita ahamagara Daniyeli yari amaze kugera mu zabukuru, aramubwira ngo niko muze ibintu by'Imana urabyemera Imana iravuga? Daniyeli ati we hose kuvuga ati bambwane kandi koko tugira abantu bavuga ngo mweko siko ngo barakora ngo mama turashanga Imana iravuze kuko Imana iravuga, nawe uravuga uri umuntu ngatswe yakurema. Ushatse kuvuga ko Imana ibana n'ubumuga bwo kutavuga? Abemera ko Imana ivuga bagire gutya. Ariko Imana bawumugisha aramubaza ngo none Imana koko yari ibizi ko nzaba umwana? Aramubwira ati Bibiliya iki gitabo cyanditswe utarabaho, ngiye kukwereka aho wanditswe n'izina ryawe. Ahita arambura mu muzingo, arambura muri Yesaya 45 agwa ku ijambo rivuga ngo umva uko Uwiteka abwira Kura asanga aratarabaho. Niweho mpagurukiye, niweho nimikishije amavuga, nzakuje imbere. Hagurukiye ngo batere haleluya cyane. Imana asanga yamuvuzeho kera. Kura muri icyo giterane ahita yitanga, aravuga ngo nanjye munyandike. Ntabwo iyo Mana yamvuze icyo bayubakira ngo haburema yanje. Iyo Mana yamvuzeho ntaravuka ntibayubakira ngo haburemwa yanje. Ahita avuga ngo mu mashamba yanje mukemwe ibiti, mu matungo yanje mukuremo intama muzatambira ibitambo muri kubakira Imana. Aritanga ngo agera ku rwego rwo kuvuga ngo n'ingabo ninju ziyoboye ubu nije mugabo w'ingabo w'ikirenga, ndabaha n'ingabo zishorera baza kubaka. Ariko Mana murarakaye kuko, ariko murambabaje n'umugongo. Ndabaha n'ingabo zishorera zigenda imbere n'inyuma y'abaje kubaka. Ezira aramubwira ati ibiti byo turabyemeye kandi n'amatungo turayemeye, ariko ingabo zo turazanze. Kuri ati sinone nta mutekano mushaka? Aramubwira ati amaboko y'Imana yacu, amaboko y'Imana yacu ariko bayishaka Imana irahagije. Ndagira ngo mbabwire dufite abantu bapfobya ibi bintu, dufite abantu babibamo nk'abafana, dufite abantu batabigira ibyaha, tugira abantu bapfobya Yesu. Niyo mpamvu mu giterane nk'iki, muri sonorizasiyo nziza nk'iyi, ku kazuba karenze nkaka, tuba tubonye uburyo bwo kubwira abantu Yesu. Haleluya. Rero mwicaranye uburyo burabonetse. Igihe cyose uzabona uburyo, ubundi abahanga bavuga ko kimwe mu bintu bitesha agaciro umukinyi agata agaciro agasubira ku gatebe ntazabanze mu kibuga, ni uguhagarara imbere y'amazamu bakamuha umupira ntatsinde. Iyo bagupashe umupira uri imbere y'izamu ugahusha izamu, umutoza ahita avuga ati ubutaha ni ku gatebe. Nubona uburyo bwo gukorera Imana ntuyikorere, uzahita usubizwa inyuma. Iyo ubonye uburyo nk'ubu bwo gukorera Imana, igiterane nk'iki kikaba udafunzwe, kikaba utari sehashika, kikaba utari rusororo, kandi kikaba uyafite, ntago munyumvise ibintu bingahe? Kikaba udafunzwe, kikaba utapfuye, kikaba utagwaye, kikaba uyafite. Mushiki wacu uwo muntu ntayafite benshi, ntabwo uri kumwumva. Rero ubu ubonye pase yo guhita utsinda igitego, kuko hari igihe kizaba utayafite, hakaba n'ikindi gihe kizaba utari hano, hakaba n'ikindi gihe kizaba utakiriho. Rero bazakwandikaho ibyabaye ugihari. Haleluya. Kubu narapfuye ntawanzura ngo nze mbwirize, hazura abagihumeka, ahabwiriza abagihumeka. Mfutwe ntawansaba komanda ngo nze mbwirize nubwo naba ndi hariya kuri kiriya gipapuro. Ndi mu bitaro ntibabwira muganga ngo comoremo bomboni nze mbwirize. Ibi byose nuko nkiriho kandi nuko ndi muzima. Ubu nabonye uburyo nanje. Haleluya. Bibiliya
yanditswe mu buryo Yohana aravuze ngo ibya Yesu byose ntabari kubyandika, ariko hari utundi dutabo tugenda tuvuga kuri komanteri y'ibya Yesu. Haleluya. Kandi reka tuhamamaze Yesu. Dufite n'abantu babangamiye ubwami bwa Kristo babita bahakanyi. Iyo tubonye uburyo nk'ubu tubabwira imbaraga za Yesu, kandi igihe kizagera bamwemere muhumure. Haleluya. Nubwo tugambiriye kubakira inzu, ariko tugambiriye no gushakira Yesu abakiriye bazayicaramo. Kuko niba hari ibintu tugenda tubona Satani agenda ashimuta abantu kugera ku rwego mu ijuru bafite agahinda. Kandi umuntu ko twaremye tukarinda tugaha ubuzima tukamwima, none ageze igihe Satani amwivugana. Natwe rero tugenda dukora igiterane nk'iki tugambiriye ko Yesu yamamara. Hari umuntu umwe bwato yagiraga ati ikimenyetso iyo yashakaga kwambuka yagendaga mu bwato bw'abandi. Rero urumva iyo muvuze ngo ni nomero ya mbere ati nge simbyemera, undi ahita amusubiza amwandikira nawe mu Kristo aramubwira ati wamuswa. Yesu ntiyagombaga kugira ubwe bwato, ntakwirirwa arakorogoshora ibiti ngo yambukiremo, kuko yari afite ubushobozi bwo kugenda hejuru y'amazi. Umuntu ufite ubushobozi bwo kugenda hejuru y'amazi yakwirirwa akora ubwato. Naravuga ati cyo ngicyo cyo ndacyemeye, ako guhamuka abarembeye. Aravuga ati ariko icya kabiri iyo ni inzira y'amazi. Icya kabiri hari iwabo iyo umuntu yagendaga inzira y'ubutaka ari umuturage wifite yabaga afitiye indogobe. Mu gihe cy'amahoro ni indogobe, mu gihe cy'intambara ni ifarashi. Ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe Yesu yari afite n'ikimenyimenyi. Iyo yashakaga gukira ubutaka yatumaga abantu bakaja kuzitura indogobe y'abandi ngo bayizana yicare. None murukumva sari nomero ya mbere. Undi aramusubiza ati nikoze. Byasaba ko Yesu yirirwa agira indogobe ye kandi zose arize, ko yayitumye hose wumvishe nyirayo yarayimanye zose neza. Aravuga ati mbese nuko utabimenya mu mbabarira. Arongera yisubiraho aravuga ati cya gatatu cyo ngiye kuvuga ntacyo uri bunsubize. Aravuga ati mu Bayuda iyo umuntu yabaga yifite, kimenyetso ko umuntu yifite yabaga afite icyangombwa cy'ubutaka, afite ubwe butaka nyine yaguze. Yashaka guhambwa yaba apfuye agahambwa mu isambu ye. Atari ko Yesu muvuga nta butaka yagiraga, n'ikimenyimenyi yapfuye nta mva basanze yari afite ari buhambwemo, bisaba ko ahambwa mu butaka bw'abandi. Nta mva yari afite bamutije imva. Undi aramubwira ati se wamuswa we, mwebwe ba sogokuru wanyu nabo bari bafite izabo mva ko bagomba kuzihambwamo baratindayo. Umuntu utaruramaraho iminsi 3 byagombaga kuba manza bagura butaka bagacukura amasambu aribo bacukura ibyo. Ati ni iminsi 3 yararamarayo gusa. Ibyo byatuma gura ubutaka si iminsi yose. Wayijyama muri shambure we yaba yakabyuka. Niyo haba muri Mariyoti aramara iminsi 3 akazuka yakwishura ayo majoro 3 akayimarayo. Ntabwo yagombaga kwirirwa bakorogoshora ubutaka ngo birirwe cukuza imva, kandi nta gahunda yo kujyama iyo hasi yari afite. Ndaravuga ati nico nacyo ndacyemeye. Bati si none mwemeye nkika ati nk'umwami n'umukiza. Ati munyandike nanjye aho barepeta nzarepeta, aho babatizwa nzabatizwa. Birangira mwemeye nk'umwami n'umukiza. Hirya baravuze ngo niyamamare. Amen. Kugira ngo negere umusozo. Haleluya. Nagira ngo mbabwire mwebwe abateze ibitambaro n'amakanzu natwe amakoti n'amakaruvati, nta kandi kazi dufite mu isi gakomeye nk'ako kwamamaza Kristo.
mwari mwabona abantu bari kwamamaza puridanse ukuntu babaga bakutuye bavuga bati utazayikoresha azapfa vuba bizakomera. None abamamaza Yesu twe tumwamamaze twicaye, ariko namwe mukuture rwose. Turagira ngo tubabwire ko iminsi dusigaje ubu turi mu bihe bya nyuma, turi guhamagara abantu batari bamenye umwami Yesu ngo bamwakire kandi bamwubahe. Niyo mpamvu uri kubona turi guhindura n'inyubako. Rwa rusengero mubona twari turukwiye, ariko bitewe nuko abantu bari kuza biruka babona inyuma ari umuriro, twabuze aho tubicaza, tuhitamo kwagura n'inzu bazicaramo. Haleluya. Niyo mpamvu muri kubona twatangiye itorero ari abantu bake cyane, ariko kubera ibihe bigenda bidusinyara ku bwami bw'Imana bwegereje, abantu bari gukizwa cyane. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ko tutakwemera ko Yesu asuzugurwa. Abamusuzugura barahari, ariko muhumure, abamuvuga neza turuta abamuvuga nabi. Muhumure, muhumure, muhumure. Uwitwa Ruteri igeze guhagarara mu mbaga y'abantu muri stade muri Amerika, aravuga ngo njyewe simbabazwa n'abantuka, aravuga ngo mbabazwa n'abankunda bagaceceka ntibavuge. Kambabwira niba abatuka Yesu bavuga, abamukunda kuki twaceceka? Ducecetse ntibamenya ko Yesu afite abakunzi. Mushire hejuru ijwi tuvuge ko Yesu ababarira, tuvuge ko Yesu akiza, abantu babimenye, abatabizi babimenye. Nta kandi kazi dufite nako kwamamaza ubwami bwa Kristo. Haleluya. Bibiliya ivuga ko mu bantu bavuze ko Imana itasuzugurwa bahari, Dawidi niwe wa mbere. Dawidi ni mwene Yesaya, avuka mu bahungu 8. Bibiliya yerekana ko abo bahungu ba Yesaya 7 babaga ari abantu bakomeye, bari mu nzego twavuga nk'iza leta. Ariko ngo Dawidi we ntiyari yaragize umugisha wo kuboneka mu bantu, yabaga mu ntama. Ariko Bibiliya imuvuga ikintu cyiza, aricyo nshaka kukubwira, ngo yagiraga umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Bonereho mbabwire ngo umuntu ni umutima. Umuntu ni iki? Ntabwo umuntu ari amaguru, ntabwo umuntu ari amazuru, umuntu si amenyo, umuntu si inyinya, umuntu ni umutima. Kimwe mu bintu yagiraga byashituye Imana bigatuma imuhozaho ijisho, ngo nuko yagiraga umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Reka mbabwire muri make mvuge kuri uyu mutima. Uyu mutima Dawidi yagiraga, ngo umunsi umwe ngo yararagiye intama, ngo iduburiza gufata umwana w'intama. Ngo idubu narisomye mu bitabo, mbaza n'abantu bize iby'inyamaswa, ngo ni inyamaswa ikaze cyane, ariko cyane ngo ikara, ngo iyo uvumbuye umuhigo bakawuyaka bakanga kwiwufata. Bibiliya ivuga ko iyo dubu yaje kurya umwana w'intama, yawubonye ahuri, ngo iwufashe Dawidi arayivumbukana, arayivutagura, arayica. Mo hashize iminsi intare nayo irasonza, iza mu rwuri rwa Dawidi, ngo ifata umwana w'intama, iyo irawucakira ugeza mu kanwa. Bibiliya iravuga ngo Dawidi yitegereje ukundi intama yararagiye zigize ibibazo, ngo abona umwana w'intama agiye kuwuhomba, ngo ahita asimbuka. Yo nta Bibiliya ivuga ko yakubise idubu, ariko intare yo ntiyayikubise, ngo yarasimbutse arayicakira, ayicakira kananwa. Ngo ikiganza kimwe kimanura hasi mu rwasaye, ikindi kirazamura, ngo ahita yishanyura urwasaye, ngo akora mu kanwa cy'intare, akuramo umwana w'intama, awusubiza mu zindi. Aravuga ati uncitse wazagaruka. Uwantare we uncitse wazagira gute? Ngo ahita yifata arayica uwo munsi, yica intare. Bibiliya ivuga iki? Ivuga ko yishe iyo ntare, intama zikabaho neza, ariko ngo muri iyo minsi Abafilisitiya batera Abisirayeli. Abafilisitiya bari bafite icyo bashushanya mu buryo bw'umwuka, ni nk'abadayimoni. Umwami wabo Goliyati ashushanya Satani. Abisirayeli bwari ubwoko bw'Imana. Bibiliya
ivuga ko bageze ku rugerero ngo baravuze ngo ntabwo turagwana twese mutore mumwe muri mwe natwe turabaha uwacu bahurire hariya barwane uwanyu niyica uwacu turamanika amaboko mudutware n'uwacu niyica uwanyu muramanika amaboko ngo ako kanya ngo mu Bafilisitiya hahita havamo witwa Goliyati ati nje naje uje ninde habura n'umwe aravuga ati ntera intambwe ya kabiri habura n'umwe ati nta wacundeba hano habura n'umwe ati nta wafatura urutoki habura n'umwe ngo Goliyati kubera uko gutera intambwe yarabuze umwica ngo atangira kubasuzugura ngo kugira ngo abasuzugure neza arababwira ngo simwe nsuzuguye gusa nsuzuguye n'Imana yanyu arababwira ngo Imana yanyu uhereye none ntimuzongera kwesitara ibyuma ngo mukore konseri kuko iyo muvuga nsanze ibyo muvuga mubesha muravuga ngo ni inyembaraga ariko nje yabuze aho ifata mwaravuze ngo nta kiyinanira ariko nje yarantinye Abisirayeli ngo aho bihishe bakavuga ngo komeza uyituke iri kukumva Goliyati ati niba iri kunyumva niza izakumena Imana wiri mu ijuru arebe ariko mbega abagore nakuye kuseta abagabo narinze gufungwa bari kunduka bari kumva marayika ati kandi bari kuvuga ngo niwe uzamumena ndamumena sindarinda mva mu ijuru nje gukubita umuntu uri mwisi nta bantu mfiteyo hari ibindi Imana yibaza kibaza niba tudahari ese nabyo mbikore kandi Goliyati ngo arivuga ngo yivuga batuka Imana ku munsi wa mbere asuzugura Imana ku wa kabiri iminsi 10 20 30 35 38 39 ngo ku munsi wa 40 mu gitondo Imana iravuga iti reka abantu bakwiye kunsuzugura ndebe kandi bo narema wundi mushaje ngo Imana ikora ku mutima w'umusaza witwa Yesayi ngo babwiye Dawidi ati niko mwana wanjye reba usigira ubutama ugende je ku rugamba undebera uko urugamba rumeze ngo Dawidi asubira umuntu ati nsigariraho ngo aragenda ageze mu ngabo ngo akibasuhuza Goliyati baragarutse ati nsuzuguye Imana nsuzuguye n'ingabo zayo mwaje muravuga ngo nta kinani ariko nje yarandi mwaje muravuga ngo irashoboye ariko nje yabuze ayifata Dawidi ati so umusazi ati oya ni muzima mbese ari gutukiye Imana ati Aburahamu na Isaka na Yakobo mbese atarapfa bati yicwa nande mbese ari gutuka Imana muhari abandi batize nibwo bwa mbere nejo yarayitutse nejo bundi ndetse mukaba mukora iki abandi batize ibyo turabishinzwe twebwe Dawidi aravuga tumva mbabwira nubwo nari naje nje kureba nari naje nje kugira gute ariko mbise mbipanga kurwana nje nari naje nje kureba nta gahunda yo kurwana nari mfite ariko ndayigize abandi bose muzabiyicira ariko uriya we ngiye gusiga mwinshi amutunga urutoki abandi baravuga bati cyandeze nkuru ntaziba mu rugamba ngo akibipanga mukuru w'abaraje ati biteze kuri kubivugisha ati neza nawe kumva ko bayitutse undi ati ngize ati Imana nese niba bayitutse bigutwaye ati ye atuki Imana sinisku none Imana kuba bayitutse ni pare wawe yakubyaye muri batisimu niyo yaguhaye utu Dawidi ati sinshobora kugira icyo ngusubiza nguteye umugongo abwira abandi ati rata wamwica abandi bati wimwica kuri Merisi kankubwire harimo akantu bwira uwo mwicaranye uti gukorera Imana harimo akantu ntago murakonya mvareko aravuga ati kankubwire ikintu kirimo aravuga ati uriya muntu yashizwe ku isoko ibintu bitatu bemereye umuntu uzamwica umwami yavuze ko azamushingira umukobwa we icya kabiri umwami yavuze ko azasinya sheke ku rwego rw'igihugu k'uwo muntu icya gatatu yapangiye serivisi y'umutekano umuryango Dawidi aravuga ngo nayo ngiye no kumwica kuri Merisi ariko ubwo harimo akantu n'ubundi kamwica haleluya Bibiliya iravuga ngo Dawidi abwira Sawuli ati nsinyira ngiye kumwica Sawuli aravuga ati mva uruwe arahavuga nese wo wize Dawidi abura ikigo yizemo ariko ngo ahita muzana amuga ngo ngiragira intama za data idubu ryaraje rifata umwana w'intama
naricakira ndarivutagura ndagiye bukeye ntariraza nayo ndayiye uriya mufilisiti utarakebwe azapfa kimwe muri zo. Bibiliya iravuga ngo Dawidi bamwohereza bamusinyira ngo aje kurwana igihugu kibiza, ngo aramanuka ageze ku kagezi. Ageze he? Ngo atoragura amabuye agahe. Reka mbabwire nubwo yatoraguye 5, 4 aracariho, ni rimwe gishe Goliyati. Nubwo yatoraguye 5, ni rimwe gishe nde? Goliyati. Ngo ahita ashira rimwe mu muhumetso, ngo yigira imbere ararekura. Goliyati agira ate? Arapfa. Amaze gupfa ngo Dawidi ariruka mwaka inkota yari afite ayimucisha igihanga agishira hejuru. Ngo Abisirayeli bose bava mu myobo baza bari kubyina ngo buryo umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye ntanika mu ijambo. Aharana umurava mu byo akora byose, aharanira ishema ry'Abanyarwanda. Dawidi ati kurwana murabinanirwa, kubyina mukabishobora. Muratugira abantu mu kurwana turababura, ariko mu kubyina ivumbi ryatumuka. Ubu duhamagaye ababyinnyi, duhamagaye ababyinnyi mwabona ivumbi mukabura abantu, ariko ntiduhamagara bakora. Nandi mfashe baboneke barabyina bazamura ivumbi, ariko Dawidi gw'igihanga aragifata. Ako kanya Abafilisitiya bahita bamanika amaboko, Abisirayeli barabafata kanihute. Bibiliya iravuga ngo Sawuli ahita atangaza ngo intambara irarangiye, dusubire mu gihugu tuje kwiyereka i Yerusalemu. Ngo umunsi batanga konji muri leta, abanyeshuri ntibaje ku ishuri, amakoperative amasoko arakingwa, baravuga ngo muhagarare ku muhanda muferesiti ingabo zivuye ku rugamba. Abaturage bahagarara ku muhanda ngakwa kundi bahagarara muri Tour du Rwanda, ngo ingabo ziratambuka, ngo bari gutondeka ukuntu amafarashi agiye kuva mu kibaya ca Era ngo atahe. Babaza Sawuli, ngo umusirikare umwe yegereye Dawidi ati bitese. Dawidi ati ndisa ati icyo gihanga se kugifasha umusivili. Dawidi ati ntagifata se sinjugiciye. Ati sura fata igihanga utari fande, ati gihe fande gifata. Dawidi ati nta soni se, igice kirabananira mukakigwanira gicitse. Biza abantu tugira iyo kikiri kuri Goliyati habura ugica, ariko iyo kimaze gucika vuga uti barakigwana. Hangire nsoze mva ngo umusirikare w'umunyantiko baranyonyomye babwiye Abuneri ati none Safani kuki udafashe igihanga? Abuneri ati ngikuye, ati ukacakuriya muhungu gito. Abuneri atari ko murakina sha, ariko muribuka ko uwo yishe twamutinyaga, bivuga ko natwe babishaka yatwica. Ondate bayamfeta ngo bakambwira fandi, abaranyarutse abwira Sawuli ati nyakuba, ati igihanga se kirafata. Sawuli ati kirafata ugiciye. Mbese mwabana amatiko kirafata ugiciye, ati ugiciye se afite nomero matiriki. Sawuli ati nomero matiriki. Meje mbiceceka, umusirikare amenye bamubonera kamba, abo bamubonera mu biro. Birangira babaje Sawuli bati none ko tugiye kugenda igihanga, ifarashi ya mbere agenda, ati ya mbere agenda y'igihanga. Dawidi mukumara kubyumva ko iragenda y'igihanga abacambaye mu izosi, atugikora harabanshaka. Ubwo birangira bavuze bati igihanga ntugifashe baze. Dawidi aba yicaye ku farashi ya kangahe? Ya mbere. Reka mbabwire mu bintu bizakugeza imbere ni imirimo. Imirimo wakoze igushakira umwanya. Ntago monye mvese. Tugira abantu bagwanira imyanya kandi mu mirimo ntacyo bagira gute? Umvira hirya ngo nibyo nukuri. Ibintu biri byo muzagenda mubimenye. Dawidi aba yicaye imbere, Sawuli akurikiraho, Abuneri akurikiraho, ba Eliyabu iriya hirya mu Masaka. Kwa bahungu bashitura amafarashi baragenda, abaturage bati mukomere 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 ngabo zacu, mukomere banyakubaha mukomere. Abagore batikirana igiki, bati ni igihanga. None se kirane ndugifite, bati ni Dawidi. Ahuriye he nacyo se, bati ni ugiki. Uyu se ntanyuza hano mu gitondo, bati mwebwe si mwakoraga iki? Bati twabaga mu myobo. Igihe twage muri ibiryo biki uyu mwana unyuze hano mu kanya n'ugici, ati yego. Abagore bati tutitaye ko tutarepesa, tugiye kuyihimba indirimbo, tugiye kumuririmba ubabaye ku kagari.
abagore baravuga bati Sawuli yihangane nawe turamushiramo ariko ni kuri rofure. Baravuga ngo Dawidi yishiki ariko Sawuli yishiki. Sawuli yumva bari kumushira ngiriya aho baravuga ati nintareba neza barandaza irondo. Sawuli ngo abwira shoferi ati gabanya radio mu modoka twumvira mbyina abari abagore. Aragabanya ati bari kumbara hiki ati Dawidi bamubaza inzovu bakubaza y'igihumbi. Ati si umunsi umwe umuntu ava mu gishwati agahitamo umukandida w'ubwami. Niba hari ibintu biguha poromosiyo vuba no gukorera Imana neza. Kimwe mu bintu byaguha poromosiyo byihuse mu buzima bwo kubaho, mfasha ibindi byose wagenda buhoro buhoro, ariko mu bintu bita bikuzamura byihuse no gukorera Imana. Dawidi bahita bamubwira umukandida w'ubwami. Bageze mu biro Sawuli yarakaye bati none kwise winjira udahaye utavivuye Dawidi ati muvivurike ati mubwire nyine ko ayisaba umukwe wawe. Sawuli ati tababaye njewe nta kigero ngo kugira muhe umukobwa we amutume benyita. Dawidi arabizana twihuse birangira mugize umugaba w'ingabo. Amugize iki? Bizaciraho gusa si bukeye Sawuli aje ku rugamba apfana n'abahungu be. Abisirayeli bagiye gukora amatora bati none ko umwami apfuye nabo yabyaye umwami arava mu yihenzo. Abasaza bakuru baravuga ngo niyo haba amatora ntawasumbye amajwi wishe Goliyati. Ubwo birangiye Dawidi ari ubaye iki? Umwami. Amaze kuba umwami ngo bahita bamuzamura bamuha inzu y'akazi, bamuha n'imodoka, baramuha. Dawidi ngo agiye gushiduka abona yicaye mu nzu, agira guca akareba umupira, yagira guca akareba, yagira guca akareka, yagira guca akavuga ati zibi n'ibiki. Ati se baguhaga ki papa? Ati mumpe fanta ikonje. Ati reza ati murebe muri firigo. Na firigo se yarabonetse. Yagira guca akabona ibintu byinshi, ariko ngo ahantu bamutuje imyaka 7 yatuye Heburoni, yesheje imihigo mu myaka 7 ngo bamujana Yerusalemu muri etage. Ndagira ngo mbabwire bene data, nuje gukorera Imana ntuzayikorera uhubutse, uzabanza utekereza. Nuje gukorera Imana uzakora imibare, uzasanga bihwanye no kuyikorera ibikwiriye. Hari umuntu duherutse kuja twari turahano turi itsinda dusenga, baraduhamagara ngo hari umuntu ufite uburwayi tuje kumusengera. Turagenda tugezeyo twari itsinda, tubadukuyemo inkweto, turatangira turivovota, turavuga tuturi Imana risambe tarumbura igiti cinganza marumbura ubwisho, turavuga amagambo yo gutaka Imana. Umuhanuzi aratureba aratubwira ati mwumve ko Uwiteka avuze, tutamena tuzi ko Uwiteka agiye kumukiza. Umuhanuzi aravuga ati Imana irambwiye ngo mbabwire ngo mwite igihe cyanyu cy'ubusa muvuga amagambo, aho muyibutse ikintu kimwe uyu muntu yaba yarayikoreye kiyihesheje icyubahiro, igihereho imukiza. Turagishaka twe turakibura. Umusaza twari kumwe ati muhamagara umugore we, madame baramuhamagara. Yari uwo muntu yari umugabo, yarabyimbye inda, ibirenge, inzara zaratebeye. Icyo gihe tugezeyo twasanze bashiki be bahari na mama we baje kuko bari babatumyeho ngo apfe bahari. Bazana ibikombe by'ubuki, ubuki butari bwo mu mashini bakuye mu nzuki. Bakoze ikiyiko mu buki, bamushyira mu kanwa, ubuki buragaruka butemba hano ku matama. Bazana amata y'inshushu bayamusomesheje, arongera aragaruka hano hari hifunze. Mama we avuga turi kumva ati byarangiye ubwo yanze amata cyangwa ubuki. Tubwo ngubwo ni ugupfa. Twebwe twari turi gusenga Imana tuvuga ngo munyibutse ikintu kimwe yaba yarakoze kimpesheje icyubahiro mukiza. Turagishaka turakibura, tuhamagara umugore we ati ngaho vuga. Kuva igihe mwashakaniye nta kintu yaba yarakoze mu murimo w'Imana, ko Imana tubajije ngo tuyibutse icyo yaba yarakoze kihesheje icyubahiro. Umudamu bari urutoka ati mukanya ati ndacu nibuka Mana
ngo umugabo amaso yabyimbye, imbone y'umukara dutangiye kuyibura, umweru amaso ari kurerembura. Nyina ati kambe mpagurutse, ati umwana wanjye adapfa ndeba. Tuba twambaye inkweto, tuba turavuze twigendere, turagishatsa turakibuza. Mu gihe turi gushyiramo udukweto twacu twari kumwe n'umusaza, umusaza aratureba ati muri abana koko, ati ubu muragiye, tuti tutagenda, ubonye hari icyo tubonye yakoze? Umusaza ati mwe muhagaze wambwira icyo mbwira Imana kimwe gusa. Tutikibwire duhagaze aha turahita tugenda. Umusaza aravuga ati Uwiteka, uhereye none turabimenya ko kugukorera ari ikimenyetso cyo korohereza abadusengera. None uyu mugabo turabona ageze kuragiye gupfa, ariko uramutse utugiriye neza, dusanze nta kintu yakoze cyatuma umugarura ngo abeho, ariko tubabarira umukopi gitangaza, turamwikopeshereje. Hari abahanga mu gusenga, hari abahanga. Tubabarire nta kintu tubonye cyamugarura, ariko mukopi nta butike idakopa. Tubabarira umukopi gitangaza, akire nakira tuzamwihanangiriza, ntakajya apfusha ubusa igihe abonye uburyo bwo kugukorera. Urabizi byabaye, uzi ko Imana yabyemeye. Imana uzi ukuntu yubaha abantu bayo. Tukiri aho, umusaza aba yuzuye umwuka wera, aba aravuze ati ndagushimiye Imana kongeye kumunyereka, ahagurutse agenda kandi aja ku rusengero. Tutiye umusaza aravuga ati ikindi Imana imbwenda cyumvishe, munzanire igikombe cy'amazi, barakizana. Munzanire umunyu w'igikukuri, barakizana. Munzanire n'urugero, ahita bivangira mu gikombe, imyunyu yombi, uw'umukara n'umweru. Ahita avuga ati mumufate mumwegamize, baramwegamiza, ahita amusomesha ayo mazi ari mu munyu. Wamuhoguhita urekura, umunyu umanuka mu nda. Imana iravuga iti ngaho mutahe, burije mu gitondo mugaruke hano murasanga nakoze igitangaza. Twe twambara inkweto turataha. Saa 9 z'ijoro marayika akora operasiyo, bwa burozi bwose wa mugabo yacishije hasi no hejuru, uburozi bwose bumuvamo. Twagiye kuza mu gitondo tuvuye muri nibature, dusanga yicaye ku ntebe we na madamu. Dusanga tumuvugishije aravuga, dusanga iminwa yarumye kuko ataraheruka kurya, iminwa yarasataguritse, ibirenge nyine kubera ko yarabyimbye. Turongera turasenga dushima Imana, wa mugabo arakira. Agira gute? Na bugingo n'ubu iyo tugeze ku gasozi k'iwabo hakaba ibiterane, arabyina. Yanyibukije umugabo utera haleluya cyane hano. Iyo mbwe bati wicucurira abantu, aravuga ati mumbare wanamba mverisa ndimideni y'Imana. Ibintu byose ubuzima bwe abaverisa kuri kota. Aravuga ati njyewe iyo umuntu arimo kereda akora cyane. Ndagira ngo dusenge Imana bene data. Ibi ngibi ntabwo tubivuga tubuze ibyo tuvuga, ariko ni ibintu twiboneye, niko korali zaririmbye. Nicyo cyatumye uyu mugore wasutse kuri Yesu amavuta ngo niwe Yesu yababariye ibyaha, ngo akize ku gaciro, asanga bari bagiye kumwica kubw'ibyaha yakoze. Yesu amubabarira ibyaha, ntiyamwica n'igiceri. Yamubabarira ibyaha, yamukatira n'iminsi 30 byibura yo kuruhera mu mizi, ngo umudamu asubiriwe mu rugo. Ngo Yesu hashize iminsi asubiye muri iyo karitsiye, ngo wa mudamu agira gutya ati dore wa wundi wambabariye. Ati sinone babigenza gutati mu rugo mfite aya mavuta. Arihuta ngo yinjira mu nzu, Yesu arimo yari yasuye Simoni, ngo amuhagarara hejuru, ngo amusukaho amavuta. Ayamusuka ngo abonye amavuta atembye ku misozo. Umudamu ngo aravuga ati hano si wanje mba nazanye sumi, ariko uyu musatsi wanje n'ubundi uburi mu isanduku, ariko ubwo ngihumeka niwe wabigize burwari. Ngo arunama muhanagurisha umusatsi we. Witwa Simoni arabireba, babwira Yesu ati nawe ndiwerekwa, iyi ndaya muraziranye. Yesu araceceka. Wakubitiwe ndayi guhagaze hejuru. Saraceceka. Abaraguta ati Simoni ko warakaye. Ati nyine nukuntu uvuga ngo uransura ukaza ushoranye n'indaya. Yes ati
Ninasokuye kwirinda. Simoni ati turayizi mu karifiye nta utayizi. Yesu atumva ngubwire Simoni. Hariho umuntu wagurizaga. Wagira gute? Afite abantu babiri bamubereyemo imyenda. Umwe arimo 50, undi arimo 500. Bose babuze ubwishu. Abaharira bombi. None Simoni uwaroshije undi kumukunda uwo muntu n'uwuye. Simoni arituka ati vraiment tantuka ati ngira ngo Yesu ati yego nuwo yahariye inyinshi. Yesu ati bagukomera amashuvuza neza ati kuva igihe ninjiriye iwawe wigeze umpa amazi ngo nkarabe. Simoni atumva barira uburangazi. Yesu atari kuyowe ndiyambaye amazi yansutseho amavuta. Ninjiye iwawe wampaye isume ngo nkunkumurire ivumbi. Simoni ati n'icyo kimbabarire. Yesu atuye uwe rero nta by'isume yampanaguje umusatsi we. Yesu ati none ko ndi iwawe wigeze unsiga amavuta. Simoni ati sinaba ntagusiza amazi ntagwa amazi iby'amavuta ubigezeho gute. Yesu ngo ahita ahindukira aterega Simoni nawe si wowe uwababariwe byinshi akunda cyane. Ati uyu mugore ureba afite igimutera kubikora kuko naramubabariye. Bihita birangira bivuga ngo ibyo dukora ku murimo w'Imana tumukesha ko yatubabariye. Yesu Kristo kurikirana ubu bwoko bwawe. Haleluya. Bakurikirana bashyira ku murongo ushyitse. Bababarira ibyaha bagipfukamye hano. Ubaha imbaraga zo kunesha, ubaha imbaraga zo gutsinda. Turabasengeye aba bakobwa, aba basore, aba bagabo, turabasengeye kugira ngo ubababarire. Shimwa itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, kuko Imana itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, kuko Imana itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, kuko Imana ihora itwitaho tuyihereje icyubahiro, kuko Imana itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, Imana yabanye natwe tuyihereje icyubahiro, kuko Imana itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, twifatanyije n'abamarayika tuyihereje icyubahiro, kuko Imana itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, kuko Imana ihora iturinda tuyihereje icyubahiro, kuko Imana itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, kuko Imana itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro, itatwibagiwe tuyihereje icyubahiro. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
bazizihirwa n'abamarayika be bazizihirwa bya bizima byose bizizihirwa n'ababakuru bazizihirwa umukuru nyir'ibihe azizihirwa n'abamarayika be bazizihirwa bya bizima byose bizizihirwa n'ababakuru bazizihirwa. Imwe na yawe yewe mana wagize neza amashimwe na yawe yewe mana wagize neza amashimwe na yawe yewe mana we wagize neza amashimwe yewe mana wagize neza amashimwe na yawe ukoze imirimo ihambaye yewe mana we wagize neza amashimwe yewe mana we amashimwe na yawe urahambaye yewe mana we nukuri mana ugize neza amashimwe yewe mana we yewe mana wagize neza yewe mana wagize neza yewe mana wagize neza yewe mana wagize neza amashimwe na yawe yewe mana we wagize neza amashimwe haleluya wagize neza amen haleluya dushimiye imana turisegura ku bantu badusabye indirimbo mwadusabye indirimbo nyinshi ariko turabisegura aho tugiye kuririmba indirimbo imwe iri mu yo basabye nayo ariko yo twari tutayiririmbye izindi basabye twaziririmbye ariko iyo tugiye kuririmba ni imwe iri mu zo basabye nayo iyo tutari twaririmbye murakoze kwihangana imana ibamugisha amen amen
Icyakora narisanzwe mukunda
ubutayu nta shyamba ribamo n'uduti tubamo tubari tugufi, ahageze ngo azi ko yisabira gupfa ahubwo Imana iramubwira ngo abeho. Mu gihe cyose muzajya muhuye n'ibibazo nimuhamagara Imana ijye ibumva kandi babere ibisubizo by'ibibazo byanyu. Arangije araryama ageze ngo asinzire ngo abone urwego ruramanutse rurarumanuka, abamarayika abandi bazamuka bamanuka bazamuka, ngo Imana yari yicaye hejuru ku gasongero kuri some hejuru y'urwo rwego. Arangije bugize ngo bucya aravuga ngo aha hantu hari Imana, ngo ntabwo narinzi ko naraye mu irembo ry'ijuru. Arangije ahahigira n'imihigo, namwe ahantu muhahigira imihigo kuko hari ikintu Imana yahababwiriye, hari n'ikindi kintu Imana igiye kuzabakorera. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Arangije
nzahubakira izina ryawe, nzahubakira inzu yawe hitwa Beteli. Beteli bisobanurwa ngo inzu y'Imana. Betelehemu bisobanurwa inzu y'imitsima, Beteli bigasobanurwa ngo inzu y'Imana. Yarahindukiye ahubakira Imana. Rero ahantu naho ni hubakirwa Imana kuko hari Imana, kandi yahatangiye amasezerano. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Utayumva ayabaza Imana. Kandi umuntu wese wagize uruhare, uwasenze, uwakoze ibyo akagombye gukora, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ibyo byose byandike. Dushimira by'umwihariko itorero rya Ruyenzi, by'umwihariko dushimira itorero rya Ruyenzi, dushimira umushumba n'abashumba bafatikanije, n'ababwirizabutumwa bafatikanije, n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi bafatikanije, ibyiciro byose, inama mpuzabikorwa bafatikanije, bateguranye iyi mirimo yose. Imana iri mu ijuru ibaha umugisha. Kandi ikindi kigeretse kuri ibyo, n'abakristo nabo turabashimiye. Si n'abakristo gusa, n'abaterankunga b'iri torero bose nabo turabashimiye. N'abandi tutazi bifurije itorero ibyiza, bose Imana ibaha umugisha. Imana nihabwa icyubahiro, tubasabiye umugisha. Murabumvise? Nimwumve none, nimuzawumve ejo, nimwumve none, nimuwakire. Abashumba Imana ibaha umugisha, bazanye n'ino korari kwitanga kwabo, Imana ibahera umugisha. Twababonye, twaramukanije, twahoberanye, kandi nabo banezerewe, ngo banejejwe n'uburyo mwabakiriye, bishimye cyane. Kandi nimukomeze, Imana ibakomereza amaboko, ntikemere ko amavi yanyu asukuma. Itorero rya Ruyenzi, ntikemere ko amaboko yanyu atendebuka. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, yibikwa ibi byose. Kayakora si ngo imirimo y'abera izibukwa. Imirimo y'abera izibukwa. Abantu babasha kwibagirwa, ariko imirimo y'abera Imana ntizayibagirwa. Imana nihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo tubasabire umugisha, kubera n'amasaha arimo agenda yigira ahantu, kandi Satani we yamaze kurakara. Namaze kubibona, nabibonye ko Satani yarakaye. Mwabibonye Satani yamaze kurakara. Ndagira ngo nshimire mu Imana. Satani yaranteje indi mpanuka ya kabiri, nguye muri kaburimbo. Umushoferi wari wanjyanye turaguye, ndavuga ntakaboko kavunitse ko katarakira, iyo kaba ariko kagwa. Imana yandeze siko kaguye, ubu ntagomba ndaha, kubera ko nari narwanya ishyaka, ndwanya intambara, ibintu bishoboka byose. Yabibonye rero n'akari kamaze kuba hariya. Umushumba nari nabimubwiye we, mushumba Bonke, nari namaze kumubwira izo nkuru ko twari twegeranye. Ndagira ngo mbabwire, mushimirire Imana ko Imana ihabaye. Ntabwo ubu ngubu mba ndaha, hari ukuntu mbyumva birenze uburyo mwabyumva. Ntago mba ndi hano, naka kaboko ngiye nigaragura gutya nizengurutsa muri kaburimbo. Inyuma yanjye kandi hari imodoka zirimo ziza, ntabwo ushobora kubyumva, zo zarimo ziza. Kubera ko iyo ufashe feri, inyuma yawe baba bakubona ko wafashe feri. Imana ihora igitangaza gikomeye. Ariko nari maze iminsi mbibwirwa. None rero Satani umpiga niwe ubahiga, umpiga niwe uguhiga. Ntuvuge ngo ntagushakisha. Ubwo rero umujura wese azaho ubutunzi buri, kandi ntawe usangira n'udakoramo. Abagira ngo turwanye nyine aduhabure, ariko ararwana ntatsinda. Burundu ndagira ngo dusenge n'iyo miyaga yo kuzeho, abizeye bibabera uko bizeye. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Torero mwese nimutuze dusenge, abari bugufi dushimana Imana. Iryo shimwe numvise ntarisha, kandi Imana ibimbwiye nta cyumweru kirenze. Imana ibimbwiye nta cyumweru gishize, kandi hari havuyemo, ni urabyibuka, hari havuye no kuwa kabiri yari yabitubwiye. Hari Mana data, aya mashimwe akiri cyubahiro. Reka itorero twese tukuramburira ibiganza, tugushime tukuramburira ibiganza. Abana bawe ngaba, korari Mwami Yesu yitanze ikaza, korari ya Mwami wakoresheje iby'ubutwari, yaturutse muri paruwasi ikaza ibi birometero bingana bitya, n'abashumba bayiherekeje. Mu izina rya Yesu, y'umugisha Rangurura, rambura ikiganza cyawe kuri bo. Imirimo y'abera izibukwe, n'uyu munsi uzibukwe. Uyu munsi kuwa 20 z'ukwezi kwa munani 2023, ntukiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Uyu munsi uzahora wibukwa, turawugushimiye, tuzahora wibukwa. Itorero rya Ruyenzi nirihabwa umugisha. Imirimo yose yakozwe n'indi isigaye, kandi turagushimiye kuri Imana ivuga
urasohoza, urinda ijambo wavuze, uririnda ibihe ibihumbi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro kandi ngo uririndisha imbiri. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye Mana imirimo yakorewe abera, iyizibukwe, korari Rangurura yitanze yiha umugisha, indirimbo, amavuta washyizemo. Mwami Imana yacu, ubutumwa bwiza bwahinduye, bugahindura imitima y'abana bawe. Ntukiranirwa ngo wibagirwe imirimo. Ibi byose uzahora ubyibuka Mana, ntukiranirwa, uzajya uhora wibuka. Ibi biganza bihabwa umugisha, izi ntambwe z'ibirenge nizihabwa umugisha, imitima yabitekereje nihabwa umugisha. Korari Mwami itorero rya Ruyenzi ryakoze ibikorwa bene aka kageni, Mana ubaha umugisha, wo bakuye ntuhasubize. Izina ryawe nirishimwe cyane. Habayeho guterana, habayeho gutandukana, eza amayira, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, twirukanye imbaraga z'abadayimoni ziteza impanuka, ibinyabiziga bagendamo n'ubyeze, n'ubitunganye. Ibyo dukomeza kugendamo n'ubyeze, n'ubitunganye. Kiganza cyera cyawe gikomeza kibane n'itorero, kandi aha naho ntacika ibikuba. Tukoretse igitaramo kigikomeje, manuka kukibamo, witamurure, ugaragaza imbaraga zawe, aba indwara zikire, bitangaza bikoreke, impumyi zihumuke, pfa amatwi byumve, ibiragi bivuge, ibimuga bisimbuke, abafite ubumuga bwo kutagenda bagende, ibendera ry'Yesu rizamurwe. Turagushimiye cyane, urakoze kubyumvise. Cyubahiro ni kibi cyawe, tukamirwa, gushimirwa, guhimbazwa ibibi byawe, mu izina rya Yesu. No tubisabye mu twizera urakoze. Amen.